Ubu tuvugana hariho umubare mwinshi w'abantu ku isi barimo bababazwa. Harimo abantu barimo bababazwa n'inshuti zabo biringiraga, ariko ubu ngubu zikaba zarabahindutse. Kandi ubu ngubu tuvugana hari ibitaro birimo umuntu umaze imyaka 10 arwariyemo, adapfa, agumye ababara gusa kubera umubiri. Abaganga bahora bamurwaza kugira ngo barebe ko yakira, ariko kikaba ikibazo. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire yuko ukwiye kunyurwa n'ubuzima ubayemo, bwaba bubi bwaba bwiza. Hari undi muntu wifuza kubaho uko ubaho. Ushobora kuba ubona ukuntu ubayeho atari ko bikwiye. Ni byiza, bituma ukora cyane, ariko irinde gukabya ngo urengere wumve yuko igikuba cyacitse. Nimba wakenye uyu munsi niko byagombaga kugenda, aho bwiga gukora cyane urebe ukuntu icyo kibazo wazagisohokamo. Mu buzima niwo wahora utsinda buri gihe. Gutsindwa nabyo hari igihe biba byiza. Iyo watsinzwe wiga ukuntu ukwiye kuzakemura icyo kibazo ubutaha ntikizongere kugeraho, bigatuma utsinda nk'intsinzi nk'eshatu zikurikiranya kandi warigeze gutsindwa imwe. Iyo imwe watsinzwe niyo yakweretse uko ukwiye gukora ndetse ukazirinda izindi nsinzwe. Ubuzima ubayemo ni ubwo ngubwo kandi bufate gutyo, ntacyo wabuhinduraho. Icyo wakora ni ukwishyira mu mahoro ndetse ukanashima Uwiteka kuba wakurinze, kuko hari umuntu urimo wifuza kubaho nkawe. Mu bihugu byateye imbere, umuturage waho atekereza ndetse akagena umushinga ushobora kuzamara imyaka 200, akaba ariwe uzabyara inyungu. Ibyo ngibyo ntagacika intege kandi arawukora bishingiye no ku cyizere. Gira icyizere cy'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza, wige cyane kugena umushinga wazagufasha mu myaka iri imbere kugira ngo ube uko wifuza. Kenyera ukomeze cyane igihe uri no ku isi. Nanjye ndagushimiye cyane, nitwa Kwizererize.